Bantu bakuru, are you ready? Mwari wageze rya shuri. Sugar daddies. Sugar daddies, umukobwa dutangira bamutambikana mu kamodoka kameze neza cyane. Reka bakwereke mbere yuko uriya mukobwa ubundi bari mu kwezi kumwe. Mbere yuko tugera hariya bamushyire mu modokari. Umukobwa yari ameze gute? Umukobwa arabikwereka. Umukobwa mwiza yakoraga mu kabari mu kwezi kumwe. Nuko dutangiye filime yacu, bantu bakuru, Silver Gari wa museriveri mwiza cyane muri abakobwa bafite icyubahiro. Hano twazanye cyo kunywa, ari museriveri mwiza cyane. Nuko dutangiye filime yacu. Sugar daddies baramubwira ati se waje ukadujoyininga natwe tugasangira. Ababwa ngaba mumeneye cyo kunywa muritonda na mutima mubi. Ariko nanone barakwereka afite boss wiwe akagira gutya akamufasha akavuga ati nta kibazo tugiye kwihanagura muri bwiherero nta kibazo. Rero basanga yakandi gakobwa keza. Bigenze bite se ni biki bikubayeho? Hano nta kibazo gihari. Barakwereka hano abakobwa babiri bakomeza ikiganiro basunika ikiganiro gake. Ako dufite ikirori iri joro waza kuza najye ukanyiyungaho. Abakobwa mugenzi we ni inshuti. You know what they say? Ya urabizi n'ibyo bavuga. That's just nyine no gutwika tuba tugiye kwitwikira twebwe mwana abakobwa twebwe turacyaryoshye turacyatwika urumva ye niki umukobwa ni mugenzi we Wabwo ko yakavuye kwihanagura ari umukobwa cyane bwiza yose ni icyuri izuba mwiza wanjye nawe semeze ute musanze mugahana Silver mu kabare so kanze bagira gutyo bagira kuri bagira ibyo birwana ariko sinzi agakiye gakino ngo dutangiye filime yacu Sugar Daddies kumbe bakira barakwereka barakamodoka n'igisaza cyaparetse akamodoka keza cyane cyaparetse akamaya mugenzi waragiye ariko nasegane wewe bitekerezaho ngiye ndabure n'uhindura ibitekerezo umukobwa yari yamubwiye ati dufite ikirori rijoro kandi uze kunyiyungaho ese ni biki bijya mbere kandi baratangaye babona imodoka yinjiyemo ni igisaza shagi ifite imbi waje kiramubyaisha kiramubyaisha uze kugira gutyo uze joining no idea. ase baratekereza yuko ari se cyangwa niba bavuga ko ari sheri aya basi tugaruka hakurero bagira gutyo ugasanga abantu bakora ngo bisaza biragutwaye bigize gutyo bigiye kugutama hano gutama amafaranga ariko sinzi turanyirukanye ahubwo bari bamwirukanye kubera yuko afite imico mibi yari yagiraga gutyo agasohoka sohokana shirewe kandi bakire bategereje biriya bintu ntabwo bari byiza ubundi bana bakuru baba bagomba gufokasinga ku kazi ahubwo bari bamwirukanye gusa umukobwa muto mwiza cyane umukobwa dutangiranye ntabwo turamenya ngo yitwa nde gusa cyo mwana babwira cyo mugenzi baramutumiye avuga ati ijoro dufite ikirori kandi gira gutyo tujoining mubwira ngo tugifite ikirori batubonye igisaza kimutambikanye Sugar Daddy kuri muri classe kobwa yakoraga n'akazi ko agira gutya agashakisha hano hanze arabura mu Burayi ari ubuzima bwabo babukomeye bukegaga na kaminuza ati ngwino nkubwire Interested in a summer internship? rero hari umuntu ushaka kuguha stage se bimeze gute umukobwa bashaka bamuragira stage nkuko yiga muri kaminuza gire yazamure mu bumenyi Know that it's full time and it doesn't pay. ya gutyo bagira gutyo ukajya nagukubita umufungo gake ati gute se But if you could, it would look great on your transcript. wewe ni wumva bicyaka bishoboye uze kuza iyo bitekerezo nta kibazo umukobwa bendaga ku stage umukobwa wiga muri kaminuza bari wese namwe murabizi twese twarazize kaminuza ugaruka hakurino $849. amadolari 829 kuri amwenda bawuguze irahenze ramyenda irahenze byatari mugiye bakobwa bagenzi mbere bana mu kimbo kimwe kwa kundi umukobwa babana na mugenzi we mu biga kaminuza ni muri ghetto reka tubyite muri ghetto mu hostels mu hotel hari mu hostels kobwa bakunda kwiga mugenzi Have to be so hard, Kara. shanyamara denda ubona ukunda kwiga cyane All you do is work and study. I have to. nyine cyo ndasigara niga ngiye suzi ko nkunda kwiga se Like, why don't you come out with me tonight? nyamara rero waza tukajyana iyi kanzu nayiguka yambara umukobwa arimo aramubwira ati waje tukajyana ijoro tukajya gutwika arabana koga Sugar Daddy warabimenyereye nta kibazo uratekereza ikije tukajyana bakajya bagukubita umufungo You deserve it. nyamara urabikwiye deserve it Alright. I'll say ariko se no way. This is a
girls' night. umukobwa arimo arabwira mugenzi we ukuntu bagiye kuza bakayijoro bakajoyininga kandi uyu mukobwa yahise avuga ati rero birakubereye kandi turahatwika ntugire ikibazo. umukobwa ahita amuhitiramo agakanzu agomba kugenda yambaye agahitamo dore ngabo n'iryo joro kabisa n'iryo joro katikati dore ibisaza birimo hajya yahogwa mwana washobora mudusazura gake umukobwa we ntabwo abimenyereye. umukobwa hakuno dore ibisaza nibyo birahanga bifite abakobwa batoya kandi abakobwa ni bo ngo basaza baradusazura. abakobwa batoya baradusazura kandi umukobwa ni mwiza cyane namwe murabyirebera abantu bakuru. abakobwa ni beza ariko jabo muri kaminuza buriya hajyabera ibintu buriya mutajya mumenya. icyuki cyanjye dore igisaza kigiye kumutamosha. David, this is my roommate, Kara. uyu nguyu ni umukobwa tubana mu cyumba cyanjye muri gato bamwita Kara. Introduce her. mwivugana mwibwirane. Anything for you, sweetheart. ndagutegereje shushu be. Mombe yamenye ari ngutegereje kabisa. ati nanjye yemeze neza kuba aramusabye ngo tusangire niba byakunda. umukobwa aravuga ati ngemeze neza cyafite itesi nagaramenya wagwana. What are you doing? ase uri gukora ibiki? ahubwo uri gukora ibiki? David is hardly just a friend. man urabona David urya kigabo bakise David yagize cya kigabo aricyo witaga ngo inshuti yawe mwana. Old men hooking up with 20-year-olds is classy. urabona twebwe urabona turi mu kigero kimwe dufite imyaka 21 urimo uratuza turazaga kuko reba abantu bose ni ibisaza. ahita batamye cyo ko mwasha abasaza bafite kuri babangutse n'amafaranga yabo ibyo bivuga ni ibiki? kobwa bamenyereye akazi ahita yitabika yigere. Ishara gita kimwegerekeye we. Why are you so uncomfortable? niwe se ko mbona utameze neza uko? Themselves. Except you. azanga igisozi gita kitangira kumwinjira gake. You're a party, fun? ese iki kirori umeze neza kuba kirimo? You are a college student. reka nombaze uri muri kaminuza. You probably work weekends? ahari utembera muri weekend cyangwa se ugakora muri weekend. Is that a problem? ariko se ushobora kuba ari ikibazo. I respect it. ariko ngiye mkambyubaha. I know from first-hand experience what a struggle it is to make. ndabizi ukuntu biba bimeze kuba wastragoyinga hano mu bwa mbere igisaza. Okay, excuse me, you are? wewe witwa nde? Zager. bangita Gratiziga. wewe witwa nde? John. yeye nitwa Carol. nibwira na mugenzi. Hey, your respect, Mr. Saker? umva yewe ko ngiye mu cyubahiro cyawe wa musaza we. musaza mu cyubahiro cyawe rwose ngiye ntabwo ngukeneye. I don't think she's ready. urati ntabwo ntekereza ko yiteguye. She's ambitious. nakiryo shabira sari yugera nibiki. A challenge. ogeraza kukwereka ukuntu ari bwishimire ukuntu guhangana wenda tamuberaza kumujibonera ukuntu bakire bafite covid iravuga ubundi money talking. barabati money talking. araza kwishimira ukuntu ndi buhangana nawe kubera ibiceri byanjye. musaza isabone igikisego umukobwa hano bita Claire baramwishimiye umusaza. Gratiziga musaza kabisa. I don't believe it. I mean, this is an accident. ntabwo nabyizera. umukobwa yaratashye aganira na nyina. There's nothing. ikiganiro gikomeza kijya mbere. I don't even know if we're going to be able to hold on. ntabwo mbizi ukuntu biri bugende rwose nanjye ntabwo ndamenya ibyo ari byo. muri ubu No. ndetse papa wanjye arazaryara. Now, your father and I want you to be close to Ken. nukubi navuze navuganye na papa wawe nta kibazo araba ari hafi nawe agiye kuhagera. ganira mu rugo. To a decent law. Clara na mama we. Karara ni igisaza tubonye kimutama ariko abantu bakuru nagira ngo mukurikire filime. mukurikire. You're back at work already? urasubira mu kazi se? I feel great. uko bameze neza ariko. VW up front. How's it holding up? You got me here. uramfite hano. What? Do you mean that fully restored vet that I just drove up? urabona se hari ikintu wavuga urabona dire mfite akamodokari ahangaha. mfite akamodokari nazanye ejo wamfashe tukajya kukareba. saza yaraje muri break ari busubire mu kazi. saza ntabwo turamenya ngo akora iki. He was just once ariko byari byose ashobora kuba ari ikintu runaka mu mamodokari yagiye kure. mu mamodokari umusaza yagiye kureba. ni papa wa Clara. Clara. sabe ibintu nk'ibyo He's got to finish law school. urangiza rero ku ishuri nzagutama aka kamodoka mwana wanjye rwose buriya mwana wanjye ndagukunda. mwana wanjye rwose nurangiza kwiga nzagutama akamodokari nk'aka. papa wa Clara baraganira. umuryango mwiza kandi wishimye. ibi barabikwereka mu kwezi kumwe mbere yuko tugera hariya hantu. tugera aho n'umukobwa batangiye kumushyira mu mamodoka ahenze
naya yandika boss agendamo barakwereka ibyacu n'ibitinda abantu bakuru ibyacu nagenda ngo nabwo bitinda twagarutse hakuno araganira na sheri we ari kumwe na sheri we Chushu bene none se urabona ibintu bimeze bite Sheri bafite bwo couple hafi aho ngaho muri kaminuza mwese murabizi ariko kobwa sinzi kobwa aratava kunangira agambaga kunashe gacu bakira ngo agatelefone Hello? Kala. Take her here. How did you get my number? Ni gute wabonye nimero yanjye? They gave it to me. Ya wa mukobwa mubona yayimpa. Not a problem. Hari ikibazo cyo yayimpa? Yes, it is. Yewe hari ikibazo kirari cyane. Well, you have my number now. Wa mukobwa rero ufite nimero yanjye. Umva bakire kure barirya. Take it from someone who did it. Umva ngobwere sha mukobwa ufite amavu ufite nimero yanjye ufite kuzo kandi yebo tugakiringa tukagira ibyo tuvuganaho. Wa mukobwa kuba nkwese nimero yanjye kandi ndungu boss rero ngomba kugutamo ukamenye ibyo ari byo. Ako kanya barakwereka ibyacu n'ibitinde. Turakiri tutangiye filime yacu. Uko twatangiye filime yacu bari bakuru. Uwe icyo muhaye nimero yanjye. Told you. Why would you do Nyine yampamagaye kuki nyine wayimuhaye? for it? Trust me, a lot of girls would kill to be with Grant Sager. Mana abakobwa benshi basarira musaza mwana Grant Sager. That's what David is, your sugar daddy? None David ni sugar daddy wa? Don't go moralistic on me, alright? He's an adult and I'm an adult. We're not doing anything wrong. Mana jewe ko ankubita ibintu byose cyaka. Sex, right? Muraryamana yego? None se nyine burumba twaba duhuzwa n'iki atari ukuryamana. How does all this work? None se bikora bite? I give him what he wants and in return I Nyine mu ibyo ashaka n'abakankubita ibyo mafunganye. Yeah. Mu ibyo ashaka najya akama ibyo nshaka. Ngiye mbashaka amafaranga rero. Self-available to him whenever he wants. Ahubwo wowe mwana ukomeza kwigira idage wageze gutya nawe bakaguha imfungo nk'uko ningo nanjye bari. Koga muri baraganira n'uwo babana. Old. Umukobwa babana afite ikigabo cy'igishuga n'ibita David. Feels the same. David shabo bushuga ndi bagiye kure bana bakora kabatuye. Just once. I mean, what could it hurt? If you don't Ntabwo birakora. get it. But if you do, say goodbye to all your problems. Rero reka nkugire inama niba utabishaka bivemo. Niba ubishaka injiramo ubone ikintu ushaka cyo cyose. Ibiceri imyenda myiza naguzongera kuyibura. Umukobwa mugira inama abantu bakuru. Ore yawe itonde mwitonde bageze barageze. Ako kanya barakwereka ibyacu n'ibitinde. Baratusiga boss. Umukobwa bamukuye bugakaza keza mu mbebe ko ndebuza neza. Ariko cyabushambo. Akira sha protege yakira afata muri protege. Protege twagiye tugende mu kadege. Mukubita mu kadege bajye biyanure bajyane babanze bajyana ajye kumurira imbari ambari. Bageze ngo bose byakurira Kigali sha. Kigali hari ibindi birura. Romba. Barakwerekana ka shoferi we. Shoferi kabisa. Asigaye hanze. Uraho bagomba kumujyana. Aragwaje mwana muto. Mwana muto kwenda ufite cyawe nziza sha. Kwenda uryoshe ukoresha ubuki. Saza bafite kuntu bivuga. Saza hano sha ngana nka rutasi. Uyu musaza umusohokanya ruta papa we twebwe twamwibonye papa we ni umusore kabisa. Gisaza kitakimukubita mu kadege. Bahita bamanuka bimanukira kineza cyane. Yakomotamo nyine ahantu bayikure mbari ya bari bamwerekana amazi mwana muto. Bimeze bite rero? Either way, right now. Ariko se abantu bari kutubona umukobwa wazize mu gisara abantu kutubona baravuga kuri papa wanjye baravuga kuri sheri wanjye cya. He's jealous of me. Ahubwo abantu bose barimo hano bamfuhiye kubera ko mfite icyuki amva amagambo afite tugambo cy'abasaza. Studying political science. Yes, I'm. Barambaza se wiga kingene ga science ibintu nk'ibyo ngibyo. Just what this world needs, another lawyer. Yaje yanza kuba ari wowe na kwibera mu mwavoka. Mugira inama umusaza niwe bavuga ati ngiye mbanza kuba ari wowe nari kwibera umwavoka rwose. Tells me you're going to be good. Abana bakomeza basunika ikiganiro. Thanks. Bazana ibyo kurya n'ibyo kunywa ubundi imbere cyane. Feel Abose ari ukuntu bagushuka bagira gutyo bakazana ibiceri. competition. Yanditse ibintu byo guhangana n'iki. An internship with the Women's Law Shelter? Ndimo ndashaka stage nyine kugira ngo nzakomeze nzamure ubumenyi bwanjye. Umukobwa turi kuga. Umukobwa ari hano. Kira mon bebe. Shushu bakira kano kana competition. Umukobwa baza kwigirisha amaso. Umukobwa baza kwigirisha amasoni bantu bakuru. Mugenze filime yacu turayitangiye tunakomeza. Bahise sugar daddies. Nako kararyoshye. No? Kararyoshye. With Yabizi. champagne. Yaragiye gufata uraro yaje banza kusome ku gashampanye ariko umbe kuntu
kanurira sha wumve kuntu kawuma kawumbwe ikindi kigari mvuze What did you study? none wewe ngo wize iki Really? You're a lawyer? No, not even close. wowe umwavoka se wayangiye ntabwo ndi umwavoka musaza ndetse ugira ngo yanakubwiza n'ukuri sha akana nk'aka se bakabwiza ukuri mwiki So what I do now icyo cyakora nkora ubu ngubu the broken companies, I fix them up, I make them profitable, ni ukuvuga ngo mfata amakampani yagiye agira ikibazo nkongera nkayahindura neza nkayabyaza umusaruro nkafata nuko mbona ibiceri byanjye amakampani ari ukuntu bagira gutya akayavugurura ababosi ugasanga bayabyaje umusaruro yatukora nka papa wanjye nawe niko akora fata amamodokari akayahindura yapfuye akajya akayakora akagira gute papa umukobwa tumaze kumenya icyo akora amamodokari I'm sorry, I didn't mean it's alright. I just want you to see me. ngira shaka guhura na papa wawe umukobwa ati ntabwo uri kumva ibyo ushaka kuvuga So, how are you paying your way through school? none ni gute wishyura amafaranga y'ishuri help a little, but ati ni umuryango uwinyishyurira into this car accident last year. ati hari umuntu wagize gutya wanyishyuriraga amafaranga ariko akoraga sida mu mwaka washize How much? bana bakwishyura ngaho mubwire What you need to get through law school. none byawabyumva gute ngize gutya nkajya nkwishyurira amafaranga y'ishuri So here's the thing. hano hari icyo gutekerezaho rero One of the amagambo umusaza arimo aragira ngo propose azajya aramwishyurira ishuri amutema buri kardo baza mwereka agasheka bakabonye umwana muto reba ifungo sha reba ifungo I have a boyfriend. ariko turi inshuti probable friend we both have lives. dore tugiye gusevinga ubuzima mwana mutoya Could be enhanced. iragutya ariko ubanza unamekeya urabona ibintu byawe bari ibiki saza afite ireri shawe afite apeta ariko ngo ni iminota ingahe ntabwo bajya abasaza tu makuru yabo turayazi ntabwo bajya barenza iminota 2 Dasini muri ndirimbo yavuze ngo mu bisaza bigira gutya bikarangiza bikabipa ntaramara n'ifege ryanye agira gutya nyitangira gutereka ifege kakaba umusaza akabararangije ati bwese bitinda bagaruka muri kaminuza abakobwa buri rero yagisaza muri kucyana ibiceri cyanguruka nk'ikingana mu ndege abakobwa burabaza none se yagutaye mike Such a score. You guys have... ayanyemereye kujya nkishyurira ibintu bijyanye n'ishuri n'iki ariko ntabwo ndabyemeranye neza I just told him to think about it. yambwiye ngo bitekerezeho What to think about? niwese n'iki cyo gutekereza With him, you're able to do whatever you want. wewe urumva ko ari gukora ikintu ushaka icyo ari cyo cyose bitekerezeho bagaruka mu ishuri aha ngaha umukobwa baramubwira bageze baramushutaho gati bitekerezeho ariko ubundi musaza guha icyo ushaka cyose Consider good behavior. barigisha umukobwa nawe wari barakwereka umukobwa aragira aratekereza ko mwemerera umusaza cyangwa umukobwa akomeza gutekereza ukuntu umukobwa umusaza agiye amutama amusetsa amugira gutagira aya basi kurera we Have you made a decision about the internship? wewe wigeze ufata umwanzuro wo kuri biriya bintu twaganiraga Someone else. iyo yasigaye mu ishuri wenyine yari kwitekereza ikigabo bahuye ikigabo kiri ku mutabo barakwereka nuko twatangiye filime yacu bari bakuru dutangira filime bazi mutabo yari yambaye kano gakanzu iryo joro nuko umukobwa waje bagahita mutabika mu modokari aya basi ubwo ngubwo filime yacu turayitangiye byaragiye bahise bamutereka mu modokari umukobwa yatangiye kwemera amafaranga y'umukire ako kanya GPS ahita yikura ku murongo ushatse kuvuga ko ababyeyi be cyangwa se undi muntu bamukurikiranaga ntabwo yongera kumubona bahita bamumanukana mugave ufite umushoferi boss garanti ziga boss afite umushoferi shahari twana kugereza igenda baguhe bene wa Inaza bite garanti ziga boss wagira ngo ni White House neza mukageretse ya bebe You look spectacular. ajya bego ukuntu suragatangaza byatari musaza uragatangaza ngo ngucambika akosha ufite mu mbavu shawa mufite mu mbavu ufite ibijigira mwana wanjye ufite ibijigira Is there anything I can do to make you more comfortable? ikintu cyose ushaka gukora wumve hano utuje wumve wisanzuye baguha ikaze ukagira ngo ngwinurure kobwa kandi aba yaje n'imbuko habe n'agashakoshi noneho bafite
icyo yazanye n'umubiri gusaba mu bamutema ibyo kunywa kandi babanza kugutama icyo kunywa ntabwo yabanza kuguha icyo kurya iki se ntabwo icyo kunywa kikabanza kikagukaranga agahita abanza kubikora gake gake none Should we take it upstairs? none twajya hejuru mu hejuru Maybe you prefer another room? nyine ukishimira ikindi cyumba gihari mukobwa ariko ntabwo byumva neza ndayikimwe mukobwa wewe ntugire ikibazo icyumba se byumba tukagenda tugakwereka abantu bakenera gym ndaba bafite aka gym Relax. wewe tumva utuje Do anything that you don't want to do. umura ntabwo ari buguseye gukora ibyo udashaka gukora For yourself. wewe wumva utuje kabisa itekereza wirajya kukwereka wirebere bo bwawe ntabwo ari butume gukora ibyo udashaka gukora wamujyanye hejuru bagiye kumwereka ngo abantu bakenera biyari ngo amajimu ngo niki aya basi kabosi dade filime ikomeje itangira nagiye mbere dore kumva kuri Michael Kabasi nare mutinye wende bane star kobwa ni Clara baramusajya mujyana mu cyumba dore burire bari bushashe neza cyane boss afite abakozi babuteguye none mukobwa muda You okay? mukobwa mumeze neza hariya nta kuru wahakana bagutaye kobwa kashimara ngiye kubikora koko musaza nawe rero umusaza afite apeti umusaza garanti umusaza ariko mwana wa angura humura sha ufite ukuntu humura ajya ufite ukuntu humura mwana wanjye kobwa byamutanze kobwa nagaze byari byo nagaramenye byari byo mugari ko kanya umusaza afite kuno kiravuba vuba saza humura nagajya atinda nagajya se boss kuno none yigutindara dore shoferi kwa kakande bataza hano nari shasha yumota yakubise tungaye You are wonderful. uragatangaje mwana wa uragatangaje sha yamutayemo agira gutya ahita iminota ingaze kandi nk'uko buriya ngo igira vuba nako ni nk'uko iratinda abantu ako kanya ahita afata sheke akira umufungo wawe mukobwa muto akira umufungo sha niwe waje gutora ako kanya bamusubizayo umunsi wa mbere ijoro rya mbere yajya amusohokana yamusohokanye ntabwo yigeze amukoraho yari abaje kumutera ijuga afite ukuntu abasaza babaza kwitoza ukagira ngo ni abamarayika kandi shawe baba gutegereje gake sheke dore 500 dolari 500 bamutayemo bimeze neza cyane gake cyawe umushoferi yamucyura so none byageze gute rero byari bimeze bite tuganire bagutayemo none baguha bene wanyu tubwire You're lucky. shawura munyamahirwe yantaye mama bene wacu yuko nyine bya Your daddy's married. ariko ndatekereza uramubona afite umugore You have a boyfriend, don't you? yose wewe ntufite sheri se Sure, you're fine. wewe wumva umeze neza abantu You got it. Besides, just do what I do. wariko gereka nkubwire ifite igitekerezo abagenzi bari abana muri ghetto ari bakaganira bakajya ngiye umuhangi nyiragira gutya kantamo David wanjye mabene wacu shaho kaga bakisetsa shugadadize tumaze abana Well, I just... garuka hakunira abantu bakuru That's great. ni byiza ni mu rugo umukobwa ababyeyi be baraganira kurya imboga ariko cyamo ngiye kurya imboga kandi naraye ndi inyama Able to keep your job at the pub? none se wakomeza gukora akazi kawe muri park Here. ayi musaza agira gutya gukura y'agafude faranga neza agahumbi ni 100 murebe neza Really, I mean, I'm fine. umukobwa namba nyine meze neza nta kibazo cy'amafaranga rwose sheka yimusubiza baraye bamuhaye amafaranga mukubise sheke iriho 500 madana amafaranga madolari 500 bana wanjye noneho byagenze bite ko tari gufata amafaranga kandi wajya guyanyakara wajya gutaba amafaranga beze none ntabwo baramenye ikijyambere abantu bakuru yamwite uri kuvuga ibiki
GPS, young lady. You turned it off. I can't track my little girl anymore. nukuvuga ngo GPS wowe wayikuyeho ntago mu mbebe wanje ntago mbasha kumukurikira kandi koko yagiye kugira GPS ayikuraho. We're playing the grown-up card. I guess that means I can't take her out for an ice cream sundae later. Reba nyine ku gatandatu cyangwa ku cyumweru ntago mbasha kumufatisha umukobwa wanjye ko sinzi ariko Baby, nice. wumve meze neza papa nta kibazo kandi cyo umukobwa yagiye kugiye gura umukobwa n'umugira gisaza ariko uragenda ajya kuyo GPS kugira ngo ababyeyi batamenya ahantu ari biragurikeza kwataka imodoka n'indwanguruzo shaho wa musobanuzi ntababwiye aga telefone kararira. Hello? Kara, Kara right here. Oh, hi. umeze gute? You sound upset. Nothing. Kono mumeze nk'ababaye. To start. Obviously, you're gonna need a lift to my place tonight. Ndashaka kuza kundeba imodoka yari yagize ikibazo. I have plans. Cancel them. I'll see you at 8 o'clock. Ndagutegereza saa 2 z'ijoro uze kundeba. Amutema iki gahunda y'ijoro ndagushaka wa mwana w'umukobwa wagiye n'ubeshura agatangaza kawo. Ubeshura agatangaza mwana isheri waraza. Sewe no buriya nawe n'umukanishi. Ari ukuntu baraza badufite abakobwa bafite ubusheri bwana kigeze shaka. Da ibisengeri do. Mamba be ameze neza. Going to the movie tonight? Nawe twajya gusa tukajya kurebana gasoneye ka boss rero. Paper to write. Ntabwo yakwemerera igipozi cyamubwiye ngo ijoro saa 2 kiramushaka. No big deal. Just let me know when you're free. Okay, umenyeshe nuba nyine ubonye umwanya nyine. Aya basi reka turore. Kurikira. Bimaze bite kurikira unarebe. Mukobwa ni kera. Bimaze bite rero boss aramushaka kandi dore boss bamwoye boss. Press. Araza ko dusangira we. Araza dusangira bamujya. Do you have a problem with him? Ikibazo se ukibirimo kandi. Peter he's a very good friend. We grew up together. Peter ni inshuti nziza kandi twarakuranye. Yongera ikibazo Peter ni wa mushoferi we. Let him you want to. Oya nta kibazo mwitabe rwose ni just ka gasore do. Ka gasore da kama. Ka gasore ka gambe ndimbe nje. Bamagambo. Lucky you. How are you? You make family? Atukura umuryango wawe umunyamahirwe ati ufite umuryango nawe? One person. Ufite inzu nziza nawe ufite umuryango? No. Why should I get married when I can have a relationship with somebody like you? Ni gute nashikora ubukwe kandi ndi kumwe n'icyuki nkawe umuntu mwiza nkaburana nakora ubukwe yewe nande kumwe nawe? Help your father with his medical bills. Yashaka kugira gutya papa we nkagira namufasha namufasha nkamutamo ibintu by'ibiceri kono. Wewe numbe iki cyo ntubere nta kibazo. Yari umukobwa aramuhobera sha ikigende bura no kuvuga umuryango w'umuntu neza. Dore sha. Kumusezeranya ko papa we bwabyo azamutama akantu. Akamuzamura kuko kino gisozi gifite amafaranga nyine nakibonye. Garanti ziga boss. Kana arakantu ngufitiye. Mwana duduherena. Put Fatamo gazi fate wumva ukuntu bimeze ari kudufiri. Ni twiza diyama ya nyayo. Ni diyama ya nyayo. Dance with him. Urasa neza uri icyuki. Ariko man. Ariko ni wowe mugabo. Ni wowe mugabo abandi. Chuchu bewe waramutegereje ngategereje umukobwa kandi nta mukobwa ari kugisaza sha. Wanyeganyega se cyangwa se ukamuvenga. Saza kabikurikirana. Hello. Bano bakure mwakire ku mwako. Ibyo birabaye ako kanyerega umusaza nagatinda. Nababwiye naga ibisaza by'ibi ntago bigitinda reka do. Iragurya kamukubita iminota 2. Urya ni nkoko ngigira vuba vuba.
nakwiratinda imara kanya ariko ibisazo by'ibibitsi byo reka da shoferi we Pitano bitewe nta kindi aba yashoboye no kuza akamuzana akamudepoza aho ageze. What is that supposed to mean? Ibyo ushaka kuvuga iki? I don't have anything you need. Bite buri kimwe cyose nawe. Bite buri kimwe cyose ni nyine ukeneye. Watangiye gufuha. Bite nawe watangiye kwifuza kino cyana. Kirahumura. Bose sahora kirya tareba. Ati nanjye mfite buri kimwe cyose nyine wakenera nanjye nakiguha buriye nanjye ukagira uko ngenza. Anahura n'akandi gasa dunda basidera imyambarire ho gacwaho. My dorm's just down the street. Mbona ari kuzenguruka ku mihanda bimeze gute? To you? I was just at my boyfriend's. Nari ndimo gutembera na sheri wanjye. Uwe sheri wawe se kandi noneho. Playing dress up. Ndayitoraguye yisogeze n'indayitoraguye ikofi. I was dirty flight attendant. Nanjye nari ndi kumwe n'igisaza nyine kiri ku ntamo y'ibiceri cy'intamo n'iki nawe kandi urabizi. Does it bother you? Ahubwo se ndakuderangera ndakubangamiye. Bad, I guess. Oya numva nta kibazo ariko. Because you're lucky. Kubera yuko uri umunyamahirwe. Good looking, and he's a gentleman. Not all. Umunyamahirwe sha uri kumwe n'umugabo umeze neza kuko ubundi yatubwiye umukobwa ubona na Claire yavuze ngo uriya mugabo garanti zaga abakobwa bose baramushaka baramwifuza nta muntu utamwifuza. Ni iki kandi sike You still sunny? aka kanya ndetse n'icyo cya de shushu be yakatatse kandi sha bafite courage ntago ari nka cya gisasa. That was just my cousin. ntago ari nka cya gisaza gipiki bipa bibazere kareka. Aya basi uri wafite courage ahita niyikura fasta kandi nta biceri nta kindi mbobo ni ingegera sha ni ibishugugu. We just like hung out. Ati ndananiwe umukobwa wavuye kumukoramo akazi. Ni gute yaba atananiwe se kandi avuye gukorwamo akazi n'ubundi? Banyicanye ubugingo. Umusore ariko ngo banyicanye ubugingo shaho. Hello? Sasa barakwereka umusore yagafashe ku misatsi y'umukobwa. Yageze gutya aramubaza abona amaherere ati wayakuye he? Ati mukuri nyine umukobwa atangira kushaka ukuntu yamubeshya. Buri kintu narebe. Nyine kwiga atangira kumucacarika. Tomorrow I'm just really overwhelmed. Like come over your place tomorrow? Nyine urabona gutya ejo wazagaruka ejo nyine tukabona nta kibazo ejo. Gajo. Umusore batangiye kumwirukana kandi yajyaga aza bagahita bamupangira gahunda firiya nayo iki n'iki ariko ntabwo bigikunda. You got your internship. Mbere yuko ugenda rero buriya hari ikintu nabanza nkakubwira n'iki. Pulled some strings. Hasi yamwiteza gute hari umusaza umumenamo ibiceri sha bingana gutya buri kanya aramukaraga mu mamodoka meza akamujyana za Dubai akamujyana ngegera se yamumaze. This relationship. Nyine de tukaba turi mu bushuti. Ira nyine mpereza ugireya. Oya se kandi buretse. Ese burana Peter atari kutureba wowe nta kintu ubona. Shagire byogera we funga amaso ubundi ibintu byihorere. Nereze ibyuma sha. Nereze ibyuma mu modoka barabinoza. Shushu be wewe ngaraza kamubura. Yewe do
imbobo ingegere mushuguko Hey, son, you know where Karen is? wowe uzi karara hanarira uretse karisheri wawe ni uwanjye Someone said I'd get back to me. aketse yuko nyine waba uzahana ari kugira ngo nzu ndagire dore wa mugenzi we babana mu nzu imwe muri gati imwe muri hositazi imwe Those are, some nice earrings you owned her. Nice rocks. What earrings? nyine tunagize gutya mbona amaherena meza atese kandi ya maherena yarayamubonanye nijoro ubonanye amaherena y'ijoro kandi ya diyama ya nyayo Did Kira mention to you where she was going today? dore ngo ni sheri wa Clara se waba wigeze mubona ra wabonanye ndamwishakira duhatangiye kugenda baza bahise n'abagenzi kandi baba baraza hano ari abagabo baba baza hano ari agitaha yahamutanze do Where were you? ase wahoze hehe bavuye kumutema mu kamodokari nabonaga bari kubinogereza mu modokari dore yakaza aracayambaye I totally forgot. nyine nabyibagiwe azana n'impano bamukubise n'impano zigiye zitandukanye n'icyo urazo n'urutwe gusa n'ubushate bwaho nta kijya byakigoma z'umunani sha And she told me she never liked you those pair of earrings, so... nyine ntabwo bigeze umbwira hano kubera amaherena ariko rero ubwo sinzi Don't lie to me, alright? I mean, nyine nari ndi kumwe n'inshuti zanjye yaramubeshya aracyamubeshya kandi umusore we yavuye kureba za nshuti ze asanga ntabwo bari bari kumwe mva nakumenya imbabarira sike mbabarira ntabwo nkikuzi Clara ntabwo nkuzi ntabwo nzi uwo uri muri ntabwo ndi kubyumva ntabwo wabyumva Clara we urabeho sha ibyawe imikino yawe gume mu mikino yawe ntabwo aracyambaye kaga kantu Check this out. reba kagaka tugaruka ku ishuri Is this before or after? asha cya kigabo cya kankubise buriya nijoro kimbwira ukuntu nyine kigomba kunshimira cyanshimira Keep it a secret. ni zahabu ya nyayo ni se dufite nyuma Forget about Justin, alright? You're only 21. Have fun. sha mana dufite imyaka 20 tugomba kwishimana ni mugenzi we babana mu nzu About 12 carats of it. sha usubwo urabona nuramuka birengeza ino myaka urabona uzatwika rya rubundi bagomeza kugushuka uriya mushugugu ngo nishere wawe nta n'ibicere ntaki Could make a great trophy wife. I thought you were just doing this to get through school. I am. I'm securing my future, academically and financially. nyine urabona arimo aranegura njyewe n'umugabo wanjye ari kunegura ahazaza hanjye nawe n'iki urabona ari kumubeshya kandi cya gishuga dadi cya gishuga dadi hajya tukiswe ndara Don't pretend like you're... nakibagiwe bantu bakuru mwihangane I know what I am. nyine njyewe ndi ubundi we kandi gutegura ahantu hanjye hazaza ese ibi ngibi urabona bizaguma nzabigumamo arakwereka ako kanya ako kajoro yacu n'ibitinda abantu bakuru Garati Saga umukire experience with women to know that when she says I'm fine, she's probably not. mwumva nyine mfite ababyeyi baravuga sinzi hoya I got something planned. ariko ikintu ndi gupanga You happy tonight? ndashaka kugushimishira ijoro ariko ibyishimo bya buri kanya bantu bakuru sinzi dore akageretse wagira ngo ni White House kabisa kwa perezida kamodoka gashyashya va ku musaza uzuza akanagukingurira ntabwo umukobwa yikingurira ntabwo yikora buri kareka So? none You haven't said anything about my new set of wheels. uravuga iki se ku kamodoka gashyashya ni Nice? keza cyane byatari Nice? Well, I'd have to drive it first to know that. Of course. cyane uba ashaka kugatwaraho kabisa ndagatwaraho nta kibazo mu gihe dutware rwose Drive because, it's yours. gatwarire ga nakawe nta kibazo what New car. iyi ni imodoka yawe nshyashya reka ntabwo bishoboka I don't know what to say. ntabwo nzi icyo kuvuga pe mani gusa ngo upangire ikigena alo dore umusaza ako kanya ni kwa kundi iminota 2 ntabwo yayirenza amasaza cyako modoka yaje cyaye modoka yagugura imodoka ariko waza wivugije ibiki n'amagambo How old are you? ariko ubu ufite imyaka ingahe ngwana Because it would probably freak you out. agiye icy'ingenzi no uko iby'imyaka buriya agiye hagati yanjye nawe ntabwo ari ngombwa cyane urakuze nyirabizi Questions until I figure. ariko ugomba kunsubiza ikibazo cyenda kubajije ufite imyaka ingahe muzehe So, when you were a kid,
did you guys have? ariko wenda reka dutomboze nta kibazo muri weekend azagira umusaza bitwa tugamba bavuga ubundi n'umukobwa ntabwo twe tugamba ntabwo tuba tudukeneye. They invented it. Oh, that's great. Umusaza bafite apeti shado arashaje agaca umusaza zabaje ni sekuru wiwe agira ngo isekuru shado ajya byabirwara mw'abakobwa mwe nta mubikura mukaza kubitwanduza sha mwabagenga mwe murakafasha. Other than doing it with a guy that went to high school with Abraham Lincoln, I don't know. I kind of have a thing for chocolate syrup. What about you? What's the kinkiest thing you've ever done? I like to be choked. yewe nikundira kuba choked. Oh, okay. Ndabikunze ndabikunze rwose. Serious? Ese kubera icyo ubaye seri Unbelievable high. nyine nta kuntu ntabwo byizereka ukuntu ngenda hejuru cyane kuba ari kumwe nawe nazamuye umuriro nyine turi kumva bimeze nabi. On top of me. Njye wanjye hejuru se ya hejuru kuri position hejuru tubirebe ko byifashe. You take your hands. Fata ibiganza byawe Here. bishyira hano mu ijosi And you squeeze. urangiza ukande cyane Yeah, right there. ahangaha Just like that, harder. gutya cyane ukande cyane. Umukobwa nahagaze ibyo ari gukoreshwa gasisi umukobwa byamuyobeye dododo urukiro narebe uracyareba shuga nareze The next reka babishuka abakobwa kubera amafaranga bantu bakuru to do that to me. kene gute wabinkorera I don't know if you do that. ntabwo nzi ukuntu babikora pe. It's okay. ni sawa ntugire ikibazo You'll learn. urabyiga humura urabyiga rwose. It's okay, you learn. Ako kanya sheke hafo bamutamaga sheke buke buke. Basaza mubona birakunda kora bamufata hariya mu ijosi bakamuniga bagakanda buriya ngo bari kubyumvira ibengase. Yes, it was. yazanye agasheka ngaka kariho amadolari ijana amadolari ibihumbi ijana. I'm a little bit, urabona gato cyane and I have certain needs. This check is yours. isheke rero ni yawe Met. kuba twahura n'ababyeyi bawe ntabwo ari kubyumva neza ukuntu ashishikazwa no guhura n'ababyeyi b'umukobwa. ako kanya umukobwa yatanye akamodokari akamodokari agatanye umukobwa cyangwa umwana w'umukobwa yatanye agakoze Put them here. ati shyira afata agaha ko atwaye imodokari bari bakuru ari kugenda yibuka Then adequately ibintu byose ari kugenda acamo amasheke yagiye ahabwa be choked. si ngaho yakoze n'impanuka arakwereka mu gitoro bwarakeye byacu ntibitenda. You say you got this? aka kamodoka se bagakwihera They said it came in brand new except for the front end damage, so I made a really good deal with him. ni ukuvuga ngo nyine mu nshuti yacu tujyanye ku ishuri turakakomeretsa ariko ntugire ikibazo nta bintu bihambaye cyane ari kubeshya nishuka dadi bakamuhaye ariko yakangije kubera ko ari umushuti we ngo ni iki are we dada ariko aka kamodoka ni keza sha Tonight, knock out the front end. The old man go through it, alright? aya aka ngaka n'ubundi kugatunganya rwose ni utuntu tworoshye cyane urabona nawe urabizi uko gukora ku modoka ari utuntu twanye n'ibintu n'izi superiere ariko papa isabukuru nziza papa wanjye barakunda n'umukobwa So, yeah, ntabwo baramenya yuko here in the family. asigaye afite ikigabo But bike, umugendaho aricyo garanti ziga garanti zaga ku biceri bye bimeze neza cyane yagiye kure mu gufata ku mukobwa kandi umukobwa nta gahenge agomba kumuha nta gahenge kabisa. my wife is in the kitchen. She's in a state of shock. ahangaha Find her. So I did. kwa Claire yari yagize isabukuru Looking for akomeza kubatera ikiganiro abatera inzoga bahati ariko urabona buriya ngo inkoko ipusi n'iki buriya ngo ngariruka ngo baby. allo Around, let's head home. yeme yacu irakomeje mugenzi. I only know how to go straight. She's been going full steam forward ever since. Kara, best daughter I ever had. ya mega story sha bari baragize mega story wagize rwa telefone Oh yaso man, today. Come over, sweetie.
urabona Garante arahamagaye boss Me up tonight. boss barahamagaye kandi niki ntabwo bari kumwitaba boss atangiye kuyihamagara umukobwa ahaye amahereye akamodokari amukubiza impano y'imodoka umukobwa ahita yidunda ariko No, honey, we're not gonna be able to. Garante aracyahamagara ariko boss karamukupa karabaye Second job, waitressing. karabaye pe urabona turi gushaka kandi kazi n'iki nzashaka kandi kazi cyari tugira Hey, I thought Justin was coming today. ariko se buriya ukuntu byagera akazi uno munsi boss ariko umuntu uri guhamagara nire My roommate. uyu nguyu niwe tubana ku ishuri rwose byahehe kari sugar daddy reka mwamwita mwita buri munyeshuri twigana n'ubu ibyo ambwira amagambo hano boss Hello? Where have you been? wahoze he I'm at my parents'. ndi kumwe n'ababyeyi banjye You need to leave now. vaho ngaho noneho ngana gushaka I want you to be there with me ndagushaka hariya kuri hoteli numva so we can meet there. tuhahurire kanina It's my dad's birthday. umva ntabwo naza ngende mu isabukuru ya papa wanjye I expect you in an hour. ibyo ngibyo nge ntabwo mbyitayeho icyo nshaka ni uko usohoka aho ngaho To remind you about our arrangement. ariko uragira ngo nkwibutse yuko ngemba nkumenaho umufungo wanjye More time with my family. oya nge ndashaka kumarana umwanya n'umuryango wanjye With my plans, utangicira umupangu w'agatsindwa wanjye kabwanjye wanjye kobwa ndagushaka uze iwanjye n'iki Tara, kobwa aramukupa sha nge ndashaka kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye wagisaza ukaza umenyera harararara bakuba kobwa bamaze kwidundarika ajya aratsuzugwe yo gahambirwa aratsuzugwe yo gatsindwa sha I was wondering if I could ask you a favor. ahangaha tugaruka ku ishuri aho bari kwiga We're in cash. nari ngutegereje kugira ngo ngurize amafaranga While I land my next daddy. mfite ikibazo cya papa wanjye Joseph. He dumped me. How much? 500? urashaka amafaranga angahe se kugira ngo ushaka ko muguza angahe amafaranga 500 amadolari 500 And Pawn? aya bana menshi bana Ryan's the generous. kobwa mu bigana b'inshuti ye aje kumuguza amafaranga kubera yuko amaze iminsi azi neza deal ari gukora deal barayizi bagenzi biwe barayizi bantu bakuru Some earrings. aya basi I'll pick them up after class, yeah? nta kibazo turaza gusubira nyuma y'amasomo nta kibazo amasomo arangiye turabonana kobwa ari gukorera amafaranga boss ariko mwibuke ko yakatiye boss yakatiye boss kandi boss yamushakaga ku gahoteli ngo abanza mwitemo asa barakwereka se w'umukobwa yaraje hano yaje hano mu kamodokari k'umukobwa yaje kugakorera abonamo ibyandiko byaguze imodokari arabona ariko asoma neza umusaza arabona amazina ya cya gisaza Garante abona Garante Zega niwe waguze imodokari kandi umukobwa yamubeshye ngo imodoka ngo ni umunyeshuri ngo biganye ngo wageze gutya akaza byacure bitinde umusaza yageze gutya aza ahandi wa mukobwa yakoraga what can I get you? For Kara Jones. ese twagufasha iki ndaje kureba wa mukobwa wanjye n'agagikorano Excuse me. nihangana hashize ibyumweru bingahe agiye ibyumweru bike yavuye hano ntago akiyakora yuko twatangiye filime banamwirukana umukobwa yarizanye hano Garante umukobwa yaje kureba boss You're mad at me, are you? asuzandongora will marry me Garante zakurongore kangahe si duhora tubikora wanengushye How was your event? ababyeyi muri no kuri sabukuru yagenze neza tu dore boss atagiye kumwirengagiza I have been extremely generous with you. umva ngubwirere nagushatse naguhize wanyiriyeho What I really want. gutegeye nguha ibyo ushaka ubundi nakwaka ibyo nshaka ukabinyima muko niko akusaga suzuguro shawe utagiye kunyizamburaho hejuru You. niba ngukeneye sinkubone ubundi ubushaka kugira ngo bigende gute kandi naguhaye yanjye woga hambirwa wamushaje boss yarakaye Told me at the last minute. I mean, you... barakwereka hanze papa w'umukobwa yaje That's not the way this works. sha ibyo ngibyo uri kubwira ntabwo bikora rwose Listen. boss ndakwinginze wanyumvise Grant Zager? ahangaha ari kwa Garante Zegara No, I work for him. ahangaha si ibyo ngibyo yaje kure umukobwa we hano Kara Jones is... yaje abaririza kubera yuko yaje gusanga kariya kamodoka kaguzwe na Garante Zega
be happy. ndashaka kugushimisha jishube mumbe wumva umukobwa ari kwihohora kacyo atazi hanze se yaje kumureba Yeah, tell you what, why don't you give me your phone number? none se ibintu ushaka kuvuga ngo ari ibiki we nkuraho amaboko yawe wa Mukaritasi we njye ntabwo ngana nawe Carol, you in there? This is kana urimo indarira to leave now. wumva nakugira inama njye ukava ahangaha akira aho ngaho boss avayo You Zager? I am. wezegana Who are you? urindese njyewe ni boss umukobwa avayo Dad? papa uri gukora cyangwa Here. It's okay. bitani sawa byihoreye tubaze tuganire amagambo Why are you dressed like that? What are you doing here? we wambaye gutyo waje gukora cyangwa niyo ndi kumwe n'inshuti Buy you a car. niba kugura imodokari He didn't. ntabwo yabiguze ntabwo ari wangura imodokari Why is his name on there? urahakana kubera iki izina rye riri muri ibi byandiko ahubwo ashaka kucacara ikasi ariko yabibonye Money too? ni nawe uguha amafaranga I'm just trying to help your daughter cover uyu some. mukobwa wawe mba ari kugerageza kumufasha wa mugabo we rwose You know, just because you live in a big house, mba nkubwire rero ko aka kantu kawe k'akazu ka you can talk to me like I'm an idiot. mana ntuzongere kumenyera uvuga witwaje mu by'icuri nawe uzongere kumenyera witwaza icuri cyangwa amafaranga n'inzu zawe Sex. nyine aguha amafaranga kugira ngo muryamane Here, huh? What's the matter with you? What, you can't date a woman your own age? What are you, some kind of pervert? ireba ariko uri umukobwa urabona yuko urimo uramureba ukamubona ni umukene Hooker you pick up in a bar. uyu nguyu ntabwo ari indaya abantu n'umukobwa wanjye mutoya She is w'abagabo your little girl. She is a grown-up. uyu nguyu ntabwo ari umukobwa wawe mutoya umukobwa arakuze kandi ikindi ni umukobwa yari na mwiza igipfutsi igipfutsi kiratambuka Carol, come on. baramurikira shavayo I'm staying here. ngewe ndaguma hano papa 21 years old. ngewe mfite imyaka 21 ngomba gukora icyo nshaka There's nothing wrong with what I'm doing here. ahangaha ariko ubundi urakeka ko ari ibintu bibera ngaha papa bantamo nyine bantamo muri ka I come from. That's wrong. You don't understand. uzi ibintu bise baguhahura biba byaturutse He's been really good to me. ahangaha nyine bamfata neza nta kibazo Dad, I just... ajya mfite magarita That guy! baho What does that make you? Huh? What does that make you? arimo aragukora ibiki uzi ibintu ari kugukora Sorry. papa mbabarira urandombesha urandombeho gahambirwa urandombeye mugabo yatatse ababaye karateze kariye igipfunsi nawe umeze neza I am not okay. yawe zugu urabona nawe amera neza How gute did he get a hold of the car aho registry? kubundi biriya bipapuro wenda kugushyize kuki wabirekeye muri iriya modokari It's a brand new car. Sort of got into an accident. nyine wihangane nagiye bita nkora impanuka ubwo nibwo bwahise yijyana imodokari Thinking clearly. Just what happens when somebody asks me to strangle them? What did you think this was going to be? A love affair? ariko ubundi ibyo uri gutekereza ubona ngo ari gahunda y'urukundo ari iki by'imiryango cyangwa We don't see each other anymore. ntabwo tuzongera kubonana muko mbabarira bose atangiye kwihenura ku mukobwa kandi Car tomorrow. tuzongera tubonane ikindi gihe Wait, ariko ntabwo tuzongera no guhura kwanza what about the check none ibijyanye na sheke byifashe bite for my family? ya sheke ibijyanye n'umuryango wanjye nyine ya amadolari 1,000 urashaka sheke sheke zikatari ikibuze reka nyigusinyire kwanza nakoze bari yari inasinyi yari ihari saza yarayizanye boss yayimuciriye mu maso kandi urebe filime buri kintu narebe dore agasuzuguro mw'abakobwa mwe gira tugere kandi tuzongere tubonane ubwo baramusuzuguye boss na bamweretse yuko nta kintu bagihuriyeho garuka hakorewe kuri papa w'umukobwa mu kagaraje Thanks. yaraje gusaba imbabazi umukobwa yaje gusaba imbabazi papa we What I thought I had to do to get into law school. I just wanted to keep making you proud. ngira ngucyakama biceri njya ku ishuri nkagira ngo ngushimishe nyine rero gutewe ishema na njyewe sinerwa ishema n'iki wagiye ugira gutyo ugakora ibyacu ko nagize gutya udufaranga twanjye mfite ukatwanga jawo wa mwana we wabona kuri butsuzugura ukabona cari iki I'm so sorry. mbabare papa I'm so sorry nawe so sorry nawe Grand's car. so sorry na bene wanyu ndabona imodoka wayirangije papa
uzi ikintu ugiye kwikora imodoka yarayimeri There you go. naho noneho yijyanisha bari kwakura kuri kaminuza abakobwa bamukatiye bamukebeye. Hi, Kira. You wanted to see me? ngo wantumije ngo urashaka kumbona abakobwa ntabwo aheruka no kwiga ahari amaze iminsi yibereye ku kiriya kigabo cy'umutemu we buri gihe kiriya gisaza ubundi we ni gute wakibona kikaguca amazi sha ukagica amazi. They're not going to offer you the internship. urabona rero wa muntu washaka kuguha internship Just that they made a mistake. Huh? I'm so sorry. ati wa muntu washaka kuguha wa muntu washaka kuguha stage hajemo ikibazo nyine twihanganire abakobwa ntabwo akiri kwiga neza. arimo aribuka buri kantu kose arimo aragenda akibuka ukuntu yatandukanye na sheri we. What did you think this was going to be? A love? sheri we Justin rwose sheri we imbobo yambowe ku muhanda abakobwa ariko genda ese ni ikibazo cye buri kimwe cyane ikibazo ya nshuti ye babana bamukatiye nta kuntu atagira ikibazo. Made a big scene. Told you, these guys don't like drama. Yeah, well, now I'm screwed. He took away the car. sha nyine mfite ikibazo imodoka ye nayimusubije. Dorm fees are due in like 2 days. I spent all my money on fall tuition. I'm totally broke. So wumve nyine ntabwo meze neza ndi bloke ko ibintu byose byahagaze kuko yanansabye ko tukongera guhura na mukadi yabyanze. Justin hates me. ntabwo akeneye kongera kumbona rwose. I don't know what to do. ntabwo nzi icyo gukora I don't know what to do. You have him on your side. You don't need anybody else. ariko mwana yewe ufite amafaranga urumva ugomba kugira gutya akabikoreze ka iki agomba kubona uwo ashaka wowe amafaranga wakitoza ukajya kumusaba imbabazi. One thing I've learned from all of this is that these guys like to feel needed. So just dry your pretty little eyes. Or better yet, don't. aya we ntuzagira ikibazo ufite amaso meza urasa neza urumva ntabwo uzabona cyangwa undi muntu gutama ya nshuti. Nagire nawe ngagiye gusaba imbabazi sinzi niba biri bukore bwatayemo agakanzu. Carol hi umeze ute nshuti amaherena yari yasubije boss none yahaye ikindi gisadunda. You know, maybe score myself. igikobwa hano yasidene yakanzu se ntabwo muyizi nimugoroba yari yambaye ubundi yakanzu yari yambaye mu minsi yashize yari yambaye y'umutuku. sheri wawe arakura umwegere muganire aya basi. Give me a sec, will you? amagambo Missed you. nari ngukumbuye koko wari umumbuye amagambo nari ngukumbuye really bose se waza umubwereke amaze Give iminsi me another chance. ase wampaye andi mahirwe koko What a deal, and I should have honored it. ukuri kose twumvikane dukorane deal Be ndakwinjiza where you want me to be and when. nzaba ahantu hose ushaka kuba ndi Father, he'll never bother us. ntabwo uzongera kugutenguha. I can have any woman in this room. wa mukobwa wagiye buri mugore wese rero namufata kandi rwose ugiye ntagira ikibazo Me to be. ariko se ko nzaba ushaka kumbaho yaje gusaba imbabazi yaje kwihuhura. Okay. Have your friend over there come back with you to my house. ndabona iriya nshuti yawe rero genda uyifate muze mwembi mu nzu yanjye. And we'll see if you really mean that. ya mu minota mike cyane mbabone mu nzu yanjye mwaba karitase basetade mugahabuze ndabashaka muba muri babiri noneho sha. arashaka kurya ari babiri noneho musarasiga yijeje menya ari buryo n'iminini noneho siguza iminota ibiri izajya amara ntimuyizi se yego twatangiranye filime murabizi ko atajya atinda noneho ariyo imiyaga yishese kuri babiri ahangaha harimo umurambo tu. Why don't you make yourself comfortable, have a drink, and I'll meet you upstairs in the bedroom. sasa rero mwebwe mu by'ukuri mufate ibyo kunywa ahangaha mwumve mwishyire mwizane ntimugire ikibazo urukumva ubundi mwebwe babiri munsange hejuru ku cyumba sha banze minoze wosigare Peter asigare hasi. Yes, you can. ibi ntabwo nabikora kandi wabikora. Take this. fata ibi ngibi biragufasha umukobwa ngo ntabwo yabikora byamucaza
Trust me. we fata iki kinini baranyizera urakimira urumva noneho urumve kurugera kwa Bobo Muniki Too low. iki kinini mwaye niba ari iki kisibi And don't spoil this for the both of us. You're not the only one who needs the money. umva nkubwira ibi ngibi bitabyangiza abantu twebwe dukeneye amafaranga umukobwa wawe yaranamikira hano takaraga k'inyuma takaraga kabuno ahita yerekera umukobwa nawe atamira ikinini niba kirindi kisimbize ari ikindi niba ari ikibiyobyabwenge urebe ndebe ariko manu umukobwa kimenyereye akazi mbaye ngiye bantu bakuru nyegera abakobwa beza bose ni abaka boss nako naba mwami boss asoma umwaka wagira agahindukira akazoma n'iki umukobwa cyo kirabimenyereye nta soni kimenyereye akazi icyo ashaka ni amafaranga akora buri kimwe mwambura imyenda n'iki bareba kandi umukobwa ntabwo abimenyereye umukobwa we yakunze hariya nakunze atangiye no gukunda shuga dada ariko yatangiye no kwikora kuko ibi bintu yabijemo atanabimenyera atanasanzwe bikora niba bagenzi be bamushutse musomane se kara garuka reka mwibagirwe igihe mfite kimwe cyose ushaka reka mwibagirwe uramuhamagara mw'icyo ariko kuko ugiye mfite buri kimwe cyose ubwo hano bamukubise kinini kiramuzengereza ikiyobyabwenge biba byanga byakunda sasa barakwereka hakuno umukobwa ari kurwana n'ubuzima hirya hakuno bari kumuniga bari mu kazi ariko bari kurwana sha bari kunyeza byari bimeze bite sawa bya What's the matter? Come on. Mia. we gira Mia gira Oh, God. agaki umukobwa naganyeganyega agaki karabaye kandi turashize Mia umusaza agiye harakubita arakiriki ahita apfa Mia, come on, let's go. ya mani Mia gira tugende Hey, Mia? Mia Oh my God! mwana umukobwa yasohotse asakuza Oh my God, goodness, Mia! I know, she's drunk. No, she ndabizi yasinze kandi umurambo aramubonye No. yapfuye shidade yapfuye garanti zimwumiyeho agaki ukugaruka ngaho basanga nta murambo uhari arabahaye agaki Of course she was here. yari ari hano none agiye gute Didn't feel well. She drank too much. ndakubwiza ukuri uriya mukobwa yari yasinze yanywa ibiyobyabwenge byinshi kandi ntugire ikibazo yajyanywe na kabu Here, I saw her. Oh, you want something? njye namubonye Drugs do. They distort the mind. This is why I don't take them. I swear she was just there. we ntugire ikibazo rega pite yamucyuye You should take a rest. You need to lie down. We'll go downstairs. Tell her stay. ukeneye kujya hasi tukamanuka tukagira ibintu tuganira Mia, I don't need you anymore. Let me go. I'm going home. ndatashye
umukobwa yarivumbuye leta imodoka ye Peter takes imodoka ye Peter ayijyana every night. Are you boss abwiye umukobwa ngo uriya mukobwa warapfuye ngo agize gutya atatwarwa na tagisi ngo iri mucyuye kandi mu kihe gitaraganya umukobwa yari amaze kwibonera umurambo agaki karate zagumiyeho karate cyane niba yafashe ibinini under control? What am I gonna do? buri kimwe cyose kiri muri control Just do what you always do. Give her what she wants, and she'll forget about it. we byihorera aza kubikurikirana boss wagenda aza kubikurikirana buri kimwe dore Peter atwaye umurambo wa Mia no gupfa birimo mw'abakobwa mwe mujye mureba filime buriya nimba nasohoye filime geka boss bundi bagira ngo mukure muri somo asa abakobwa mwe yemetse ngo batacyuma uyu mukobwa yarataje ashyizwe muri ya ghetto. Hey, have you seen my tennis shoes? I want to go to the gym before I crash. wigeze umbonera za nkweto ngera muri gym ra mukobwa yasoherewe afite ikibazo yabonye umurambo. Have you seen Mia? wigeze ubona Mia ra Why do you think she finally hooked up? none kubera icyo uri kumbaza bimeze bite With me and Grant. Oh, I take it you made up with them. This isn't a joke, Sean. ibi ngibi ntabwo ari imikino It was just one urimo no gupfa Just forget about it. uboneye umurambo kati Yeah, she gave me the stuff, to get me through it. I got really sick, so I went to the bathroom. nyine amutangira kumusobanurira ukuntu yewe yari ari mu bwiherero n'iki bari kuryamana agarutse asanga nyine ibyahabaye Mia yapfuye uri kuvuga gake I just kept shaking her, but she didn't move. Well, did you call 911? nyine bari kuvuga ngo yajyanywe na kabu kandi ntabwo yari bashaka kunyeganya kugeza uhamagara polisi se icyenda rimwe God, Kara, don't mess with me like that. I'm not messing with you. I saw her. You njye ntabwo ndi kukubeshya namwiboneye yapfuye Do you know what that stuff does to your head? I talked to her. harimo no gupfa abantu bakuru Never came home. neza abahungu yatatse All the time. She was on benders. yateye igihe cyose buriya hari n'igihe bashobora kuba mutagenda tagisi akagenda gutwika kandi ntabwo wamenya ibyo ari byo kuko Mia n'ubundi aratwika usanzwe anatwika nyine babona bamworiyanse n'ahandi kubera ko buriya nawe aba ari mu kazi dodo ugaruka hakuno mu gitondo cya kare katikati boss garatezega I'm sorry. It's okay. boss yazindutse atonganya umukozi aho yatangiye gusohererwa mugenzi yibagirwe yatangiye kwibuka Mia yatangiye kwibuka ukuntu yamwatatse muniga ari we data we yewe zanyumiyeho hakuno agatelefone fashe yakanze yajugunya hari iki gikazu cyari cyanteye mwakuri ijoro boss arahamagara Come on. gira itamam kobwa aramukupa yabonye yuko biri ibi bintu nta mikino ikirimo noneho agaki allo boss yasaze harimo n'akantu ko gupfa boss yari umwana w'umuntu none yanapfuye Hey, I brought you some coffee. nari nkuzaniye agakawa nako agakawa hetse There's some dinner inside if you're hungry. ibya nijoro birateguye buba ushonje hano ni mu rugo ni papa wa Claire mama wa Claire akangaya papa wa Claire yamurakariye cyane atukuwa murakarira kose uriya ni umukobwa wawe ntabwo warakarira umuzi byagenda gute iyo bamaze gukura batangira kwigomeka nyine bakamva yuko batangiye kugira ubwenge abantu bakuru buriya niba uri umukene njye babwira niba uri umukene umwana wawe biri imyumvire kugira ngo azakubahe biragoye barakwereka hakuno garateze igumukire ntabwo yakureka gutyo gusa gura ikirengwe Grant says you haven't been returning his calls. ubwo nyine bumve ngo boss yaje yagarutse ari kuba ari How's that your business? yes business zawe mbwiraga zimeze I look out for him. You know that. He's waiting for you in the car.
Boss gutegereze mu modoka hari ino mwitabe wa mukobwa we. Halo kurikira unarebe. Nagira ngo kurikira unarebe. Bacyari kureba yabese Sugar Daddies. Niye yarayapfuye. Niba atarapfuye mu minsi ishize nk'ibiri. You are a hard Danga. to get hold of. When I make a promise, Rero isezerano cyo gusezeranyije ndimo ndagisohoza. Ya sheki ndayikuzaniye rwose ibiho byabijana. Yaje byabihombe jana by'idolari. Ko bageze gukebona rya Helena rya Mia. got her a cab. He didn't want her getting sick in the... Ndakubwiza ukuri wose Kabu yagendeye muri ya tagisi yatashye. I can't accept this. Yamubeshye amubwiye ngo agende muri tagisi kandi Helena ryaribonye muri no modokari ubwo bishatse kuvuga yuko yagendeye muri no modokari kandi twebwe turabizi. Twebwe turabizi ko no modokari ariyo yagendeyemo. Ubwo ashekara yanga itatoragura Helena. Class I have to get to. Yari byiza rwose kukubona wa mugabo we niki? Agosha wali chuchika wali chuchika unakasha. She knows. Arabizi. No. What the hell am I supposed to do? Keep her as a hostage? None wari kugira ngo nkore iki se byo mugumane nk'imbohe? Kill that girl. Wari kugira ngo mugumane nk'imbohe wagatsirwa. Everything I have worked for all my life because of a couple of dumb... Ibintu byose navunikiye imyaka yose bero nakoze ngiye kubihomba we karabaye. Now too. Boss wagenda ugira ikibazo. Go to the cops. Can you do the time? Because I've done my fair share. Wewe nyine nahamagara polisi ndenda bigira gutya tubimba najige nawe muri ntugire ikibazo rwose boss wanjye. Dead. You came back for me. You saved my ass. Don't forget that. Boss wanjye humura rwose ibintu byose ngenda bikurikirana mbyiteho wowe ndabizi hano narindi akabuno kanje kagize gutya n'indi nyenda ndenda gupfa wararurantabara. Boss nange ngomba kugutabara rero. Ngomba kugutabara. She didn't go home in a cab. Ntabwo yigeze atahana na tagisi. Leah, Grant's... Urashaka kuvuga ikimiye ntabwo yigeze ataha. How do you know? Gute ubizi se? How do you know it? I found this in Grant's car. Abonye rwose rino Helena mu modoka yari yagara. Found her. Kandi yari aryambaye iryo joro. Of course that doesn't mean that he lied. So what? So she went home in his car. Who cares? Leah is... Komeza baganira mushundiko. I swear if she doesn't come home tonight, I'm going to the police. Ndakubwiza ukore rwose ngira ngo butahire ejo ndagenda kuri polisi mbanze mbarabure mbabwira ukuntu byagenze ibintu byose. These guys want? Is anybody getting into their business? God, Kara, you don't seriously think that Grant did something to her? Ukaba akamubwira ati rero ibi business uri kwivangamo abari abagabo buno ubwabyo baba bafite iki ikintu cyitwa ibintu by'amabanga ntabwo wajya kubateza polisi kandi koko iyo umukobwa mubwira umukobwa yaraje hano nagufatira Helena ryitegereza yibaza ikintu ari burikore bita twebwe twasize yibwiriye boss yibwiriye boss ati ngomba kugukurikirana ubwo nta kundi ya GPS ayisubiza ku murongo yasubije ku murongo ubwo ngubwo aka message gahita kagera kuri papa we rekana yuko GPS isubiye ku murongo. GPS isubiye ku murongo noneho kandi ubundi yabaga yarayikuye batagiye kubona yuko ibintu ari ishyamba ritari rigero urukiro narebe turimo turareba Sugar Daddies bari kumva kuri Mike Kabas urukiro narebe Mochel aba harimo no gupfa nta muntu yukira n'amafaranga boss de twasize hari umuruvire gusuka korofine ariko korofine kandi rasinziriza abantu bakuru garuka kuno kuri se wafataga telefone ariko ubundi ura mwana wanjye yiyongoje gute buri akugashyira ora iyeha papa amagara umukobwa wumva amagambo. Hey, Dad. Yeah, it's in the GPS. Was that a mistake? Ushyizeho GPS hari ikibazo hari amakosa urabona hari ikibazo papa nta kibazo ariko kwavuga ngo nta kibazo yagira gukurikira urebe sinzi twabonye umuntu ariko adashyira bya bintu bisinziriza korofine cye. Alo umukobwa yarajya hari ikibazo ntabwo bizi. What? We'll find out.
Niye kubimenya uragenda wenyine se? Stay here till she comes home. Waye kumanga nk'umugore abagore nyiki umukobwa do. Umugore bahisamo umukobwa bahisamo kubeta muri boat. Akaka. I'll call you when it's done. Boss yarahamagaye ndaguhamagara nindangiza akazi boss waje. Bamukubesa muri boat. Allo. Dore kandi ngo barayikandagira. Umuhanda barawukurura koko. Hande barawukuruye ariko papa yavuze ngo nawe agiye kubikurikirana. Reba ntabwo bigeze bamusinziriza. Agerageza gusaba ubufasha biranga ukurikirana rebe. Aba harimo no gupfa. Amafaranga y'umusaza w'umukire zaratiziga ariko sinzi biragenda gute biraherera he cyo narebe kuri GPS nakomeje gukandagira kandi yabihoreye GPS iracyari ku murongo. Allo papa niwe mutabazi wenyine biragenda gute mutabara sinzi Peter yarahumuye Mugageze kwihambura gake Peter aje gushengura mugaje turagushyengura urimoze muragahamba boss wanjye ntabwo wamushyira mu byago gahombe wamushejwe ugomba gupfa arakwereka papa w'umukobwa nawe yaje papa Claire yaje aha Peter akozamo urushinge mu muti ari ugahita umenya ngo uyu muti niwumva ari rurangiza ngwiniye ni kiyoda ya daje anga barayigutera ugahita ugagara umutima ko kanyu uhita ugagara iyo bateye kuri iyo gashinge kagasohora umuti kuriya biba byakunze aya basi Peter asohoka kobwa yamaze kwihambura tayari kobwa gerageza kwirwanaho kuri kino rebe. Allo ukobwa bagira amaguru ingata uko kwerekera papa aracyari mu nzira sinzi kuri kino rebe sinzi umukobwa yacyakiza amagara ariko ndapfuye nariye amafaranga menshi ariko bitayishyiramo arakokinga ngo ngwino urore bita n'umurakari yagiye kure bita mu guhiga kandi yagiye kure mu gushyigikira bosi yagiye kure kobwa afite ubwoba kobwa mu kugira ubwoba sinzi ariko mana mbabarira ijyana nkizi ryana bitera mubonye That's not what I'm gonna do to you. That's what you're gonna do. Tie your arm off with it. yambikisha uwo mugozi wa mukobwa ugira ntabwo nakezera ko rwose wabimureba Like she did the other night. ubwo turanyinisha agiye uzi ibyo naciyemo cagiye ko bari mu kazi Different story, isn't it? wezireka cyangwa se ngwe nyokosha I have to do it. ufite kubikora cyangwa nkagwabere wanyu ugahambirwaho Tie yourself off! yambika uwo mugozi zirika wongera vuba agira ngo yizirike abone ukuntu ari bumutera urushinge rushinge bararumutera binyuze mu mutsi kandi nta kundi nyine agomba kubigenza agomba guhambira kariya akaboko kugira ngo abone ukuntu bari mutere mu rushinge rero kuko yamaze rumutera amuhereza ati witere umusaza yahageze papa ariwe mutabazi wenyine wari yahageze allo uriya muti ukimara kukugera muri uriya mutsi ako kanya umutima uhita uhagarara aka gatelefone zabwo wagera papa yageze gutya ariko baherekeje hera bari hano hafi ni kumva dore umukobwa agiye kwicara sinzi umukobwa sasu riraseka papa
umugabo yaje niwe mutabazi wari yaje kobwa kure y'igihombo ariko sinzi peta ku butwe ariko se ko wagira ngo ni isi nyegamyeho kobwa afite ikimba yigira n'ubaraga yasigaranye dukeya ariko yadukoreje atabara papa we ahangaha muri telefone yarasonye kandi isona yari ya Peter. Hey, what the hell's going on? Huh? You said you were gonna call me. wavuze ngo uraza kumamagara mwana niba ikibiri kujya mbere aho ngaho. Did you? wamurangije umukobwa wamurangije. Peter. umukobwa ari kumwumva bazi ko ari kubwira Peter. Peter broke your rib. urakeka rero Peter rero yakwaye ibintu byawe yabikurikiranye neza rikada agaci oye mana yisirije Bikira Mariya atera nyina wa Jambo nako ateruye Jambo bose bakimara kumwita bahise amenye yuko ahiye ako kanya itaza mu bubiko bw'ibintu bye by'agaciro amafaranga bazahabu make ahita hamagara indege shaburiya rero. Yes, Grant. Mutegura indege ndaje boss. The Westside Airport. Umukobwa nawe ahita hamagara abapolisi tubabwira ati rero kuri iki kibuga cy'indege hari umugabo witagara ati zinga ntabacika. Ako kanya boss. I need this plane off the ground. Ino ndege ndayishaka mu minota 5 kuba yahagurutse mwo gahabirwa. I need to ask you a few questions. Garate ziga we dukeneye kukubaza utubazo dukeya. Abakominari card. Allo. Naramwaciye umugabo. Abakominari bagukura bakubwira ko bagiye kukubaza utubazo dukeya. Ariko iyo wageze mugenzi utubazo dukeya usanga ari iryaguye. Umukobwa na serebo barahageraga. Urekero narebe. Uganda nyizi niyo filime tukireba. Uri kumva kuri Mike Boss. Kabasi nari mutinyo wene the baddest. Asal mali shata. Nari yumujyi umwana wavutse agatukararangiye. Umugabo baramutambikanye. Naye ngira ni mwakoze kuza murabeho. Filime se ko ndebe itarangira kana. Kobwa ibyaje byatinze rataje umugabo baramutambikanye Sugar Daddy barayitaje n'iki bagiye kuyifunga buriya barayikatira nka sha. Hey, sweetie. Need some help? Naguha ubufasha se papa wanjye. And 3/8? 3/8? Nereza gira gucyaje gutya bakuye none barishimye bameze neza dore nyine dare famiye yanjye yasubiye ku murongo. Famiye yasubiye ku murongo. Mubwira ngo bantu bakuru mwakoze kuza murabeho. Twarebaga iyo bitaga Sugar Daddies. Bantu bakuru bagira ni rero urakora subscribe kuri Vegeka Boss agasobanuye. Ntuzajye ucikwa filime nk'izi. Komotse. How badly you want something. Umukobwa yasubiye kuri kaminuza ariga atsinda ararangiza birangira nyine n'iki birangiye kaminuza yirangije. None abakunda cyane.